mukurikirane iri jambo ni ryiza ngiye rijya rikunda kumfasha. Hari abantu badukurikiranye mute ahangaha bihebye, hari abanzwe n'imiryango, ariko ndagira ngo mbabwire ubu n'ubuhanuzi butavangiye. Mukurikirane iri jambo. Ambaye ikaze na karibu kuri Delphines TV nka buri munsi. Bakunzi ba Delphines TV ndabashuhuje. Umwami Yesu nashimwe. Shalom. Narimba kumbuye cyane. Ndabakunda cyane ku buryo mudashaka kubyumva. Iyaba ntabakunda ntago mba mbazaniye uyu muntu twicaranye ahangaha. Muramubona cyane ko ari umumama mwiza kandi si ubwa mbere mumubonye, si n'ubwa nyuma. Reka mbanze ahubwo mbatera amatsiko. Abanza bibwire cyangwa namwe mubanze mumwibuke. Turakwakiriye Ngabi. Murakoze. Yitwa Ngabire. Eka mbibireho. Ni umudamu watsindagira, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, umuvugabutumwa w'Imana. Reka muhe karibu noneho rero abibwire bihagije. Murakoze. Amazina ni Ngabire Francine. Nkuko wabivuze ndi umudamu w'umukozi w'Imana watsindagira. Ko bigushekeje? Tsindagira ni izina twamuhaye. Mbese wowe ubona tsindagira ryaravuye? Izina tsindagira ni wacu niryo bavuga. Turarikunda cyane. Nanjye hari igihe binungura no mu bantu nkavuga tsindagira, kuvuga papa runaka nkumva nabyibagiye ngahita nivugira tsindagira kuko niryo twamenyereye cyane. Nese buriya ryavuye he Ngabi? Twebwe hari igihe tuvuga ati ryavuye ku izina wenda guhanura. Buri muntu wese ababyibazaho kavuga ati se nuguhanura nukavuga ibintu akabitsindagira bikaba. Tsindagira ryavuye he nkawe w'umudamu we waturusha kubimenya ukadusobanurira ko n'izina dukoresha kandi tukunda? Nanjye ibyo nagiye ngira amatsiko yo kumubaza kenshi. Hari igihe njya musereza yo turi mu rugo nkavuga nk'ubu mama wawe ahantu ari asanze witwa tsindagira wamusobanurira gwite. Ubwo rero nanjye nagize amatsiko cyane kuko n'izina umva abantu benshi bavuga. Ndamubaza arambwira ati mbere hari ukuntu bajya gusenga. Mwamenyanye nawe ari ryo yitwa? Wow. Twamenyanye yitwa tsindagira. Ariko nkumva n'izina nyine nkaryibazaho cyane. Yego. Ubwo nyine nza kugira amatsiko nanjye ndabimubaza arambwira ngo mbe harano bajya gusengera agakunda gutera ikorasi ivuga ngo tsindagira utamena. Yego. Ubwo rero bahita ko bamwita tsindagira. Mwabyumvishe rero bakunze ba Delphines TV ahantu izina tsindagira ryavuye. Ngo ryavuye ku ikorasi yitwaga tsindagira ngamena. Tsindagira nzamubwira iyo korasi azayituririmbire twongere tuyisubiremo twumve ikorasi yamuhamije izina. Bakunze ba Delphines TV rero ndabashimiye cyane. Mboneyeho no kubashima. Inkunga mudutera ni inkunga yanyu ikomeye cyane. Subscribe, like, comment. Nyabuneka mujye mudufasha. Kuba twicanga nkunda kubabwira ntago turi abanyabwenge kubarusha. Nta nubwo ariko tuzi ibintu kubarusha. Ahubwo twe tuba tubasangiza ibyo tuzi kandi bidufasha muri urugendo tufatanya kujya mu ijuru. Namwe mujye muza mutubwire ni byiza rwose muzamukoze. Reka tumwakire mu isengesho abanza dusengera Imana kugira ngo ituyobore muri iki kiganiro. Namara kudusengera Imana abaganirize yisanzure. Ni mu kiganiro n'ubundi umudendezo arisanga. Ngaho wadusengera Imana. Imana data twese, Imana nziza, Imana ifite imbabazi n'urukundo, Imana igira neza, mbere ya byose turagushimye, turaguhimbaje ko abanye natwe mu gitondo cy'umugisha. Hari benshi Kristo bageze acejekerwa ariko twegura turinda, watwimanye Kristo, izina rye nirishimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ngoranya guhora ku ngoma turi imbere yawe, tweretse aka kanya tugiye kubana nawe kugira ngo umanuke ubane natwe uturengere. Duhamagaye Mwuka Yera mufasha kugira ngo amanuka abane natwe kandi amagambo turuvugira ahantu agire ibyo yubaka, agire n'ibyo asenya, agire n'ibyo akomeza kuko uri Imana ishobora byose. Ngaho Kristo bana natwe ukomeze kuturengera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane Ngabire.
ni ukuri uganiriza abantu bo kuri Delphines TV. Kuri Delphines TV hariho abakijijwe, hariho abadakijijwe, hariho abababaye, hariho abishimye, hariho abakene, hariho abakire, hariho abarira, hariho abaseka. Mbese kuri Delphines TV hariho abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Ubifate nk'aho turi mu nzu y'Imana, kuko n'ubundi aya ni amateraniro turimo, kandi abantu badukurikirana ni benshi. Hari abo mu gihugu cy'u Rwanda, hari abo mu gihugu byo hanze, ku mpande enye zose z'isi barahari. Rero baragukeneye, bakeneye ijambo ry'Imana. Umwuka wera nagukoreshe akuyobore. Ni karibu mu kiganiro umudendezo. Dushuhuje abantu badukurikiye, mboneraho kwihanganisha nk'uko abivuze. Hari abantu benshi bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko ngewe icyo nababwira, icya mbere ni uguhanga amaso uyu mugabo wo hejuru, kuko niwe urangiza ibyanze kurangira, ni nawe ukemura ibyanze gukemuka. Kuko twebwe nk'abana b'abantu nta kintu umuntu yagufasha, waganyira umuntu ariko nta kintu yagufasha keretse uyu mugabo uri hejuru wenyine, niwe tugomba guhanga amaso. Rero mbonera mbwira abantu, buri wese ku kibazo afite, waba urwaye, waba yambaye ubusa, ushonje, ibibazo ni byinshi bigiye bitandukanye. Icyo nababwira ni ukwiringira Imana yonyine, akaba ariyo muhanga amaso. Niyo yonyine ishobora byose, niyo yonyine Imana ifata umuntu ikamukomeza. Ni Imana itanga agakiza ku bagakeneye. Ugomba gutera intambwe imwe yonyine, yo igatera 99 igusanga, kuko turi kuri iyi si ntabwo twabyishoboza. Urugendo ntabwo ruba rworoshye, ariko iyo uteye intambwe imwe yonyine ukamubwira ati Yesu naje, uko nje nuko tuza. Dufite byinshi bitandukanye, ariko buri wese uwumva afite inyota n'inzara byo kumenya umwami Yesu, ni intambwe imwe yonyine utera, warangiza nawe akamanuka akabana nawe, akakuyobora muri urugendo turimo kuzageza ku iherezo. Abamwakiye bakamumenya rero bafite ibibazo, abari gucogozwa n'ibihe n'iminsi turimo, hari ukuntu Imana igenda ikubwira ko izabana nawe, ikaguha amasezerano menshi, ukabona ko ya masezerano ari gutinda, ukaba wava mu byizerwa. Ndagira ngo rero nkomeze abantu bari muri ibyo bihe, natwe tujya tubigeramo, ariko iyo ufite nzayimana, ko Imana yavuganye nawe, ugomba gukomera ukayihanga amaso. Kuko buriya hari ikintu njya mbona gikunda kugusha abantu b'abarokore mute, nk'iyo ufite wenda ni urugero, ushobora kuba warwaza, Imana ikakubwira ati umurwayi wawe ndamukijije, yarangiza agapfa. Yego, icyo kintu kiba njya nyumva mu matwi y'abarokore cyane, jya gikunda gutuma abantu bacika intege. ariko urumva n'ubundi kiragoranye. Mu rundi ruhande tugiye no mu byo wenda umubiri tutari mu mwuka, Imana irakubwiye ati umurwayi wawe ndamukijije, kandi mu kandi kanya gatoya agahita apfa. None se ubwo bidusobanurire biba bishatse kuvuga iki, kugira ngo nabo bibaho cyangwa nabo byabayeho cyangwa nabo bizabaho bazagira ukuntu babyitwaramo? Ese muri makeya tutavuze byinshi, ibintu by'Imana ntukabirebere mu mubiri, kuko hari igihe ujya gusenga waburaye, Imana ikakubwira ngo umwana wanjye nguhaye imodoka, kandi wowe wagiye ugiye kwisabira ibirayi, yo ikakubwira yuko iguhaye imodoka. Ibintu by'uyu mugabo rero uraha hejuru byose ni ukubirebesha mu kwizera. Ubirebeye mu mubiri ntaho wava, nta naho wagera. Kandi buriya iyi si turimo turacumbitse. Ejo bundi ndimo nshima Imana ku mpanuka yabaye ku mutware, nabwiye abantu babyana kuri isi turacumbitse, ntabwo ahangaha ari iwacu. Imana ikubyara ngira gukijije, jya uyibaza igukijije gute. Hari igihe yabigukijije igiye kugukura ku isi ucumbitsemo, hari igihe yabigukije ko kuburwayi ishizeho iki, ishizeho iherezo. Byose rero bijya byemera. Imana ikakubwira ngo umurwayi ndamukijije, nubona agiye ngo yangu Mana warambeshye, Mana oya. Hari igihe umukijije ku isi cyane, imukije mu ntambara. Yego, imukuye hahandi muri isi turimo ducumbitse, ikaba imujyanye aho azaba
ubuziraherezo akaruhuka. icyo nshatse kuvugira rero abarokore kenshi icyo kintu njya nyumva kumva umuhanuzi yamvangiriweho yarampanuriye arambwira ngo Imana inkirije ngubwo se niyo yavuze niyo ivuga Imana ikora nk'Imana. ntitugacogore ikintu nshatse kubivugira abantu badukurikiranye. niba ufite nzayimana ukabona bitagenda neza komera ushikame, Imana irashoboye kandi ngo uko yahozeho kera na n'ubu niko ikiri, ntabwo igihinduka. ntabwo Imana igihinduka, Imana yakirera irera. Imana irakomeye twagiye tuyibona kandi burya iyo ushaka kugendana n'Imana neza ntabwo uyihanga amaso ibiri imbere, ahubwo wowe utekereza ibyo yakoze. yego Imana tujye tuyirebera mu byo yakoze kera. uvuga uti ya Mana niba wenda Mutesi nari ncumbitse nabuze n'amafaranga y'ikode ubu ngubu ndi mu nzu yanjye kuko ya Mana yagukweye muri ya nzu y'abandi wari urimo. uvuga ati na bya bindi biri imbere nkeneye izabikora kuko yakoze bya bindi. nuvuga ngo rero Mana Mutesi nkeneye ibi ngibi nkeneye ko bizajye oya, icyo gihe nibitinda kuza uzagwa, ariko rebera Imana mu bintu yagize gute yakoze, bigutere kwiringira uvuge ngo n'ibindi izabikora. Ngabire aragira ati tujye turebera Imana mu bintu yadukoreye kwanza, kuko ibyo tuzi twamenya gute iby'imbere izadukorera tutazi biri inyuma yadukoreye. Ndahamanya nawe 100% kugira ngo ubanze ushime Imana. Imana yishimire mu byo yagukoreye, yishimire kuko yakurinze aka kanya ukaburiho hari benshi batambutse, yishimire kuko wakoze agisida ukarokoka ntupfe hari benshi bapfuye, uyishimire ko yagukuye mu ikode ikaguha inzu, ariko kwanza banzu yishime kuko yagukuyeyo kandi tigeze guterana yaguhaga n'amafaranga yo kwishyura inzu. Ni ukuri tubanza dushima Imana aho yadukuye tubone kujya imbere, kuko ibyo yadukoreye ni ikimenyetso kigaragaza kuko n'ibindi biri imbere ibyitari yadukorera izabikora. Imana ishimwe. Ngabi ni ukuri urakoze cyane, ndagukunze, ndafashijwe pe, ndafashijwe. Ndabizi rero n'ubundi kuko kuri Delphine waje utuzaniye n'ijambo ry'Imana cyane. Ni karibu rero, komeza wisanzure uvuga Imana. Reka dufatanye ijambo ry'Imana boneka muri Yesaya 49. Yesaya 49. Yego. Yesaya 49 uradusomera, ni 20 yonyine ntabwo tubatindira. Yego. Tera kuri 14 tweze kuri 15 20 yonyine. Yesaya 49 ibice ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15. Ku murongo wa 14 haravuze ngo reka dusome. Ariko Siyoni aravuga ati Yehova yarantaye, Uwiteka aranyibagiwe. Ku murongo wa 15 hakavuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye? Cyakora bo barabasha kwibagirwa ariko nge sinzakwibagirwa. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Aya magambo ndajya kuyasanisha nk'abana rimaze kubabwira byo kuba wacogora. Yego. Nimba Siyoni hano atubya ngo ariko Siyoni aravuga ati Yehova yarantaye. Ari byo byaba abantu duhura na bya bibazo tukavuga ngo Imana yaradutaye. Ndagira ngo ntangariza abantu badukurikiye, ntabwo Imana yadutaye. Imana iracyari kumwe natwe. Imana yagiye igendana n'abakera na n'ubu iri kumwe natwe. Ndashaka kubabwira ngo nimukomere, ntabwo Imana yadutaye. Imana ishimwe. Ntabwo yadutaye, Imana iracyahari. Ariho tukongera tukaniva tukavuga ngo Uwiteka yaranyibagiwe. Yego. Nje guhumuriza abantu bumva ko Uwiteka yabibagiwe, ntabwo Uwiteka yabibagiwe. Uwiteka aracyahari. Uko yakoraga kera na n'ubu aracyakora. Uko yakizaga abarwayi na n'ubu ngubu aracyakiza. Uko yagiye agaburira abashonje n'ubu aracyatanga ibyo kurya. Dufite ibimenyetso n'ibihamya Imana yagiye itugirira neza. Nanjye Ngabire wicaye imbere yanyu Imana yangiriye neza.
umurongo wa 15 hakongera kuvuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye. Mwese murabizi nk'ababyeyi, iyo ufite umwana wonsa ntabwo wamwibagirwa. Isaha ku isaha nubwo waba uri mu kazi uragakora, ariko umutima ubutera uvuga ati umwana wanjye yarize. Mukurikirane iri jambo ni ryiza, njye rijya rikunda kumfasha. Hari abantu badukurikiranye mute ahangaha bihebye, hari abanzwe n'imiryango, hari imfubyi zibaza ngo tuzabaho gute. Ariko ndagira ngo mbabwire, ubu n'ubuhanuzi butavangiye. Mukurikirane iri jambo, ahasi haravuga ngo icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Nk'ababyeyi b'abana ngo bo babasha kwibagirwa. Hari abantu twumva mute bakuramo inda cyane, bagafata abana batwise bakabata. hariho n'ababyara bakabata, abandi ndabazikuramo. Ariko uyu Yesaya aya ni amagambo y'ubwenge. Buriya hari abantu mute bajya bakunda ngo iyo umuntu adatitiye ngo ntago aba ahanuye. Ariko ngendagira ngo message yanjye y'ubuhanuzi y'aya masaha tuyitambutse buri wese iri jambo aryumve, arikurikirane, kandi hari icyo rizamufasha, hari rizanamwubaka. Ngo icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko Uwiteka nazagira gute? Ntabwo azatwibagirwa. Ntabwo Uwiteka akwibagirwa umuntu yaremye. Ndagira ngo mpumurize abantu babona ko banzwe n'imiryango, abantu batawe. Ndagira ngo mbahumurize, ntabwo Imana ntabwo ikora ikosa ryo kwibagirwa umuntu yaremye. Imana ni Imana. Cyokoze icya mbere ugomba guca bugufi ukayibwiza ukuri. Imana yibana nawe uko byaba bimeze kose, ibibazo waba urimo byose, Imana ibana nawe ikakurengera, ikakurinda. Imana ifata umwana ikamurema akaba mu nda ya mama we, Imana ikamurindiramo akavuka agakura, tukaba ababyeyi, tukaba ba nyina w'amahanga kubera Imana. Ndagira ngo mumurize buri muntu wese wumva wihebye, imfubyi zidukurikiye, umubyeyi yagenda ariko Imana ibihari, umugabo yakwanga ariko Imana irahari. Umugore nuko nawe yagenda, umugabo agasigara wenyine, ariko Imana irahari. Ntabwo Imana igira ikosa ryo kwirengagiza umuntu yagize gute yaremye. Imana ishimwe. Ni ukuri ndafashijwe pe, ndafashijwe cyane. Ngabi Imana iguha umugisha. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana tuba turifite, duhora tunarisoma. Ni ukuri inshuti zacu, iri jambo ushobora kuba atari ubwa mbere uryumvishije, atari n'ubwa kabiri pe, si n'ubwa nyuma uri buryumve, ariko iri jambo ni ijambo rikomeye cyane. Ni ubuhanuzi butavangiye bwaturutse ku Mana, ibucishije muri Ngabire. Ni ukuri ubyumve, hari igihe aba ari ijambo ryawe. Ngewe ndafashijwe ijambo koko, sinzi nimba nanarivugaho n'amagambo menshi cyane. Nk'uko umuntu atakibagirwa umwana yonsa, uzi kuko ababyeyi babyaye murabizi cyane ibyo bintu. Hari n'igihe uba ugenda ukumva amabere arikoze, uhita umenya nimba bakunda kuvuga ngo umwana buri ararize, umwana wanjye ararize ngo cyangwa arakangutse, ugahita wirukanka. Icyo ni ikimenyetso, ni isano umubyeyi afitanye cyane n'umwana we. Ngayibaze rero Imana yaturemye, ibaze Kristo waje akadupfira. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Njye iyi message ndayumvishije cyane, mbese nyumvisha nkaho ahubwo ari nkanjye ibwiye, kandi irambwiye, uribwiye, irakubwiye. Ni ukuri Imana iguha umugisha mwinshi Ngabi cyane. Rero kuri Delphines TV si ubwa mbere si ubwa nyuma, ni karibu urisanga, ujya rwose tuvuga Imana. Sinzi nimba hari ikindi kintu wabwira abakunzi bo kuri Delphines TV. Abakunzi ntabwo babura ikintu ubabwira, bakomeze badukunde, natwe turabakunda. Imana ishimwe. Rero hari umuntu ukubonyeho bwa mbere, ubushize warahaje, hari igihe abantu bose batagira umugisha wo kukubona.
hari umuntu rero ukubonyeho bwa mbere kandi ufashijwe n'ijambo ryawe, ko uri umumama usenga Imana, wubaha Imana, wubatse urugo, uciye muri byinshi, mbese hari byinshi, hari ukuntu ukomeye mu gakiza. Nkurikije n'ijambo ry'Imana tubwiye ryihumure, n'ukuntu dusobanuriye, n'ukuntu tubwiye Imana, n'ukuntu tubwiye ukuntu umuntu aca mu bibazo akizera Imana agatabarwa, bivuze ngo ubifiteho inararibonye. Hari umuntu rero wazagukenera akavuga ati nkeneye uriya mubyeyi, ndamuhamagara dusengane Imana, ese ndamuhamagara mfite ibibazo runaka ngira inama. Twagusabaga kuko waduha nimero zawe za telefone, umuntu yazagushaka akakubona. Nibyo cyane cyane ngewe Imana igitanga impano zigiye zitandukanye. Nkanjye buriya nkunda kuganira n'abana b'imfubyi. Hari ukuntu nk'umwana ageza nko mu rusengero ahantu bari gusenga, akaza ngo narambye ati ndashaka ari wowe unsengera. Noneho nkabona uwo mwana nkafite amakuru ko ari imfubyi, kandi nanjye mu byiyumviro byanjye nkumva ko nakomeza abantu b'imfubyi. Sinzi impamvu. Wabaye imfubyi? Uri imfubyi? Mfite mama. Mfite mama, ariko hari ukuntu ugira mama wawe n'undi ukabona ko wakureye nko mu buzima bwa gipfubyi. Imana iguha umugisha, ujye ukomeza uganiriza imfubyi, ubwo niyo mpano yawe kandi umuhamagaro wawe. Rero hari igihe hari umwana w'imfubyi ufite ibibazo n'ubundi wagukenera, ese hari umuntu waba uremerewe mu buryo runaka, buriya iyi Imana ikoherejeho umuntu igira n'ukuntu ikuyobora. Tubwire nimero zawe. Nimero zanjye ni 078 65 77 417. Wazisubiramo? 078 65 77 417. Mwazumvishe rero nimero za Ngabire, n'umumama wubaha Imana, n'umukenera uzamuhamagare. Wadusengera Imana tukisozereza ikiganiro cyacu umudendezo. Mana Data wa twese, turagushimye ko ubanye natwe, turagushimye ko Kristo hari ibyo ukoze ku buzima bwacu. Mana ndagushimye ko hari benshi bari bwumve iri jambo bakagira icyo riri bubamarire. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, buri mwe wese uradukurikirana akumvira ijambo umukomeze. Nge nk'umwana w'umuntu nasoma, ariko mwuka wawe wera agere kuri buri mwe wese urumvira ijambo, amukomeze. Buri wese ufite ibibazo Mana aruhurwe n'iri jambo, buri mwe wese aguhanga amaso, buri mwe wese yumve kutajya wirengagiza umuntu waremye, buri mwe wese Kristo cya kiganza mpora nkwinginga nkobya ngo cya kiganza cyawe uko cyari kiri na cyane ubu kiracyahari. Ugikoze ku barwayi badukurikiranye, ugira icyo ukora, ugere kuri buri mwe wese Mana, ugere ku bashonji, ugere ku barwayi bafite indwara zayoberanye. Kristo we uri Imana. Dogiteri yabona igikomere cy'inyuma, ariko ntago yabona igikomere cyo mu mutima. Nyaguhora ku ngoma rero ugenda ugere kuri buri mutima buri mwe wese, womore inguma z'abababaye, buri mwe wese umukoreho kuko uri umukozi w'umuhanga. Ngo nukomeze kuturengera rero, ukomeze kurengera igihugu cyacu, ukomeze urengere buri mwe wese. Kandi nyaguhora ku ngoma nkweretse n'abafite inzara n'inyota yo kukumenya, abo bose ubagereho kuko uri umukozi w'umuhanga. Ngaho nubane natwe Kristo, tuzumve hari abantu bari gushima ko wabagiriye neza, nk'uko Kristo tujya mu nze tukakwerekana buri mwe wese. Ndakwinginze Kristo rero ugira icyo ukora, utanga amashimwe, abagukeneye bose bakubone kuko uri umukozi w'umuhanga. Ngaho urakoze Mana, ntabwo tugiye gutota amagambo nk'abagutegeka, tuzi neza ko gukora ari ukwawe, kandi ngo ntabwo ujye wirengagiza intore zigutakira amanywa na nijoro. Ngaho reka buri mwe wese ahari umugirire neza. Ni mu izina rye tusenze twizeye, amen. Amen. Amen.